Niba wararose rero inzozi nk'izi ngizi, menya ko ugiye kubona imbaraga ndetse n'ibyishimo kandi ugiye kubona ubukire bwo mu mwuka. Kurota inzozi nk'izi ngizi rero ntumenye ubusobanuro bwabyo ni ingaruka mbi cyane ku buzima bwa buri muntu wese cyangwa se ku buzima bw'uwarose izo nzozi. Kurota imineke cyangwa se kurota imyembe ihiye, uba ugiye guhabwa imigisha ndetse n'ibyishimo bishya. Ndagusuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana wamfura we, kuri wowe aho uherereye hose ukomeze kugubwa neza cyane. Turakunda kandi tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka. Kuri wowe wari unaniwe, wumvaga urushye, kuri wowe wumvaga ufite ibikubabaje cyane kandi byakuvunnye, ndagira ngo nkubwire ko imvune zawe cyangwa se imvune yawe si iherezo, ahubwo ni itangiriro ry'ubuhamya bushya. Reka nkubwire ko nubwo hari ibyagukomerekeje byinshi, rwose byinshi cyane, ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo byigeze birangiza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana iragukunda kandi itwitayeho, hari byinshi ikibitse ku buzima bwawe nubwo utabikeka wamfura we. Ngira ngo nkubwire ngo rero tugeze muri wa mwanya mwiza cyane, wa mwanya mwiza cyane turebera hamwe inzozi tuba twarose. Buriya iyo twaryamye twashyizweyo turarota, ku bagize umugisha bakarota. Buriya ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri. Ngira ngo iyo warose inzozi runaka, hari ibyo Imana iba ishaka kukwereka, hari ibyo Imana iba igira ngo iguhishurire wamfura we. Niba rero wararose inzozi ukabona urose inzozi zerekeranye n'imyembe ihiye cyangwa se imineke ihiye, none aha ngaha ntujye kure cyane, we hano ni kuri Good TV Rwanda, muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana ihora ibifuriza ndetse amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka. Niba rero wararose inzozi ukabona urose inzozi zerekeranye n'imyembe cyangwa se ukabona urose inzozi zerekeranye n'imineke, menya ko tayari ugiye guhabwa imbaraga ndetse n'ibyishimo. Ariko kandi tugiye kubiva umuzi. Ngira ngo uri munsi kandi kenshi iyo twaryamye turota inzozi zigiye zitandukanye, kandi ngira ngo ziba zisobanuye ibintu byinshi ku buzima bwacu. Biba ari ingenzi cyane rero iyo twamenye izo nzozi, kuko buriya iyo twaryamye hari n'igihe abanzi nabo bajya baduhiga, bakatwohereza imyuka mibi, bakatwohereza amahembe, bakatwohereza iki. Ariko kandi buriya kenshi nanone hari ibyo Imana iba ishaka no kwereka abantu bayo, kandi ko hari ibyo ibarinda cyangwa se hari ibyo igiye kubakorera, igiye guhindura ubuzima bwabo. Buriya wiringiye Imana yaguhindurira ubuzima. Ngira ngo twabonye benshi Imana yahinduriye ubuzima, nanjye ubwanjye mu bo Imana yahinduriye ubuzima ndimo, ntacyo nashinja Uwiteka. Kandi ngira ngo nawe uramutse wisuzumye ugasubiza inyuma amaso, wasanga ibyo Imana yakoze byari byinshi cyane, byari byinshi cyane. Ngira ngo rero kandi iyo twarose buri munsi kandi kenshi, Imana iba ishaka kutwereka ibintu byinshi cyane yenda kudukorera ku buzima bwacu, bwaduhindurira ubuzima ndetse bukanaduhindurira amateka, ku buryo bamwe bumvaga ko ntaho tuzigeza bazabona twateye imbere natwe. Burya gutera imbere birashimisha, nubwo hari benshi batajya bifuza ko watera imbere, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari n'abandi nanone bifuza ko watera imbere, ntabwo ari bose. Ngira ngo nta bapfira gushira, niko Abanyarwanda babivuga. Harimo benshi bakwifuriza ibyiza rero, kandi nanjye ndimo. Murabizi ko mpora mbifuriza ibyiza ndetse nkabifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka, nkabifuriza gukomera ndetse no kugwiza imbaraga kugira ngo muri ubu buzima turimo tubemo neza, dufite ubuzima buzima kandi buzira umuze. Reka turebere kurota imineke. Turebe kurota imineke, ese bisobanuye iki? Niba warigeze kurota imineke cyangwa se inshuti yawe ikaba yakubwiye ko yigeze kurota inzozi zerekeranye n'imineke, ariko kandi ikabura ubusobanuro bwabyo, ndaje nk'ubusobanuro bw'inzozi zerekeranye n'imineke. Buriya imineke ihiye cyangwa se bamwe bavuga ngo ihishije cyane, biterwa n'uko iyo mineke nyine warose imeze. Burya imineke isobanuye ibintu byinshi cyane mu buzima bw'umukristo. Imineke isobanuye byinshi cyane mu buzima bw'umuntu, dore ko buriya imineke akenshi isobanuye iterambere, haba mu buryo bw'umwuka wera. Burya imineke isobanuye iterambere, haba ndetse no mu buryo busanzwe. Nurota rwose uri kurya imineke ukabona imineke ihishije, tayari jya umenya ko ibyiza biri imbere yawe kandi biri hafi. Ikindi, imineke buriya nanone isobanuye umugisha cyangwa se uburumbuke mu buzima. Uba ugiye gutera imbere mu buzima, uba ugiye gutera indi ntambwe. Ariko kandi kenshi burya ngira ngo buri munsi mbabwira ko niba urose inzozi wamfura we, jya wihutira gusenga Imana kugira ngo za nzozi Imana izisohoze amahoro kandi ibyiza ubibone mu izina rya Yesu. Reka turebe inzozi za kabiri zerekeranye n'imineke. Yego,
Ikindi gisobanuro cya kabiri cy'inzozi zo kurota imineke bisobanuye iki? Bisobanuye ibyiza biri imbere yawe ugiye kubona, twavuga nk'amafaranga cyangwa se amahirwe. Niba wararose rwose ubona imineke cyangwa se uri kurya imineke, ni ikimenyetso cy'ibyiza ugiye kubona. Ushobora kuba ugiye kubona amafaranga, ushobora kuba ugiye kubona andi mahirwe mashya. Hari igihe abantu batwimisha amahirwe, ariko ku bantu bizera Imana bakayiringira bya nyabyo, babandi batabeshyabeshya, Imana natwe cyangwa se nabo iba yabateguriye imigisha igiye itandukanye, kabone n'ubwo itakoresha abahanuzi, nawe ushobora kugukoresha mu nzozi, kandi ngira ngo ibyo warose rwose bigasohora cyane. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu bw'inzozi zerekeranye n'imineke. Niba wararose rwose uri kurya imineke, kandi nanone bisobanuye iki? Ahangaha ushobora kuba wararose imineke, ariko kandi ukabona urose imineke nanone ubona yangiritse. Inshuti yanjye, niba wararose rwose ubona imineke yangiritse, ahangaha rwose harimo akabazo. Kurota imineke ubona yononekaye cyangwa se yangiritse, ni ikimenyetso cy'igihombo ndetse no gucika intege. Hari igihe usanga waracitse intege mu buzima bwawe, hari igihe usanga warahombye cyangwa se ugiye guhomba. Niyo mpamvu uba ugomba gusenga Imana kugira ngo Imana za nzozi zitari nziza izikumirire kure cyane rwose. Wamfura we, kurota neza ni byiza cyane, ariko kandi ukanamenya ubusobanuro kugira ngo urusheho kurinda za nzozi zawe. Yego, kandi kuzirinda neza ni ugusenga. Ngira ngo abasenga Imana bavuga ngo ni ukubagarira amasezerano. Yego, ibyiza biboneka nyine iyo twabiharaniye, murabizi tuba tugomba gusengesha umwuka iteka buri munsi, kandi tudacogora. Reka turebe inzozi za kane rero, cyangwa se ubusobanuro bw'inzozi za kane z'imineke. Bisobanuye gutanga cyangwa se guhabwa imineke. Ese waba wararose uri gutanga imineke, cyangwa se warose uri guhabwa imineke? Niba wararose rero uri gutanga imineke, bisobanuye iki? Bisobanuye gutanga ubworoherane, cyangwa se gutanga ubufasha ku bandi, kugira urukundo abantu, kubaha urukundo, nicyo bishatse gusobanura. Niba wararose rwose ubona uri gutanga imineke uyiha abantu bayirya, cyangwa se uri kubaha imineke, bisobanuye gutanga urukundo, ubworoherane, cyangwa se gutanga ubufasha ku bandi bantu. Bwamfura, ujye utanga ubufasha, ni byiza cyane. Kandi ubu wasanga utaramuha ubufasha, kanda kuri subscribe wa nshuti we. Kanda kuri subscribe inshuti yanjye, kanda kuri subscribe nanjye umuhe ubwo bufasha, kugira ngo tugwize umubare w'abantu benshi badukurikirana, nabyo biba ari byiza cyane. Yego, niba wararose kandi nanone uhabwa imineke, hari icyo bisobanuye. Niba warayihabwaga wakwibaza ngo bisobanuye iki guhabwa imineke? Guhabwa imineke bisobanuye nyine guhabwa amahirwe, guhabwa andi mahirwe mashya, harimo inkunga se, cyangwa se kugirirwa neza. Yego, kugirirwa neza ku byo wagize gute, ku byo wabibye. Hari igihe ugirirwa neza, ariko ngira ngo umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo ugira ineza ukayisanga imbere. Hari igihe uba waragize neza mu gihe runaka utibuka, ya neza ukazayisanga imbere. Nurota rero uri guhabwa imineke, rwose menya ko uri guhabwa andi amahirwe mashya, cyangwa se uri guhabwa inkunga, cyangwa se kandi nanone ugiye kugirirwa neza, cyangwa se guhabwa amahirwe mashya aturutse ku byo waba warakoze. Reka turebere hamwe izindi nzozi zerekeranye n'imyembe noneho. Ese waba wararyamye ukarota inzozi ukabona imyembe ihiye, cyangwa se uri kurya imyembe ihiye? Ndaje ngo ubusobanuro wamfura we, ngira ngo nyarukira muri comment utubwire inzozi waba wararose, kugira ngo nitugaruka mu kiganiro tuzazihereho tugusobanurira. Muri kumwe na Yohana, mpora mbifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka. Kurota imineke rero ihiye, cyangwa se ihiye neza cyane, reka turebe ibisobanuro bigeze muri 6. Igisobanuro cya mbere bisobanuye iki? Bisobanuye guhabwa umugisha ndetse n'ibyishimo. Niba wararose ubona imineke ihiye neza cyane, bisobanuye guhabwa imigisha ndetse n'ibyishimo. Igisobanuro cya kabiri, kurota imineke ihiye neza, bisobanuye gusarura ibyo wabibye. Yego, rwose niba warose ubona imineke ihiye neza, imyembe ihiye neza cyane, bisobanuye guhabwa cyangwa se gusarura ibyo wabibye. Jya ugira neza wigendere rero, uriya ineza uyisanga imbere. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu bw'inzozi zerekeranye n'imyembe ihiye neza.
bisobanuye urukundo cyangwa se umubano mwiza cyane, bisobanuye urukundo cyangwa se umubano mwiza cyane. Mwamfura mwe, mujye mugira urukundo kandi mugiranire urukundo rwose, biba byiza cyane, biba akarusho iyo wakunze mwene so, burya ni itegeko riruta irindi Imana ikunda cyane. Bisobanuye rero urukundo cyangwa se umubano mwiza. Dukwiye kubana n'abantu bose amahoro, niko Pawulo yabivuze neza cyane. Yaravuze ngo dukwiye kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazabona Imana. Nawe rero wamfura, niba wararose ubona imineke ihiye neza cyane, bisobanuye urukundo cyangwa se umubano mwiza. Girana umubano mwiza n'abantu, uzabona ingaruka zayo kandi nziza cyane. Turebe ubusobanuro bwa kane bwo kurota imyembe ihiye neza cyane. Bisobanuye iki? Bisobanuye ubuzima bwiza ndetse no gukira. Bisobanuye ubuzima bwiza ndetse no gukira. Niba wararose kandi nanone ubona imyembe myiza cyane kandi ihiye rwose, bisobanuye ubuzima bwiza ndetse no gukira. Ahangaha rero harimo gukira mu buryo bugiye butandukanye mfura we, harimo gukira rwose mu buryo butandukanye. Erega buriya n'igihe umuntu akira ku mutima, akaba yifite umutima mwiza cyane ku buryo sosiyete ivuga ati nibura umuntu mwiza tugira n'uyu nguyu afite umutima mwiza. Hakaba no gukira rero ku mafaranga. Uba ugiye gukira ku mafaranga, uba ugiye gukira kugira ubundi buzima bwiza cyane bwishimiwe n'abakunzi bawe ariko buzababaza abanzi bawe. Burya nukira ntugire ngo umwanzi wawe arishima, wararakara, anarakara cyane, ariko Yesu azajya amudutsindira, tuzajya tubatsinda mu izina rya Yesu. Reka turebe ubusobanuro bwa kangahe? Bwa gatanu bwo kurota inzozi zirimo imyembe. Imyembe bisobanuye iki? Imyembe ihiye neza cyane bisobanuye ubwenge no kumenya cyangwa se gufata ibyemezo byiza. Ubwenge no kumenya. Niba wararose rwose uri guhabwa imineke myiza ihishiye cyangwa se ihiye neza cyane, ni ubwenge no kumenya cyangwa se uba ugiye kujya ufata ibyemezo byiza cyane ku buryo abantu bazajya babishima, bakavuga ati umuntu wo kugisha inama ni runaka. Wamfura we, nkwifurije kuba mu mubare w'abantu bagishwa inama. Rero hano hanze muri sosiyete tuba dukeneye abajyanama beza cyane. Nawe urimo ugenda ukura ugwiza imbaraga nziza cyane zituma abantu bakugirira icyizere kandi bakumva bagukunze, barushaho kugukunda, kuko uba ugiye kujya ufata ibyemezo kandi byiza bitazabangamira urugo rwawe, bitazabangamira umuryango nyarwanda ndetse nawe ubwawe kuri wowe. Burya iyo wafashe icyemezo cyiza nawe ubwawe ukibonamo inyungu wamfura. Reka turebere hamwe rero ubusobanuro bwa gatandatu bwerekeranye n'inzozi zo kurota imineke ihishije cyangwa se ihiye neza cyane. Bisobanuye iki? Bisobanuye ubukire bwo mu mwuka. Niba wararose ubona imineke ihiye rero neza kandi ihishije neza, bisobanuye ubukire bwo mu mwuka. Uba ugiye kugwiza imbaraga z'umwuka, uba ugiye kwera imbuto zikwiriye abihannye, rwose uba ugiye kujya mu bihe byiza cyane by'umwuka wera. Niyo mpamvu kurota inzozi nk'izi ngizi ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro. Mwamfura mwe rero, turabakunda kandi duhora tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Uwiteka. Mwari kumwe na Yohana, mwibutsa gukanda kuri subscribe niba utarabikora wamfura we. Dukomeze twibereho neza muri uru Rwanda rwacu. Ndabakunda. Iyi video rwose wamfura we, ndakwinginze uyisharinge inshuti zawe. Hari igihe baba baragiye barota inzozi zigiye zitandukanye, hari igihe bataba bazi ko kuri Good TV Rwanda tujya dusobanura cyangwa se turotora inzozi zigiye zitandukanye. Nawe umusharinge ino video kugira ngo nawe amenye kandi asobanukirwe. Burya yasi y'umwuka turyamo, cyane cyane iyo twasinziriye, hari ibyo Imana iba ishaka kuduhishurira rwose. Nyabuna jya ugira umwete wo gukora ibyiza hakiri ku manywa. Ni igihe ngo bugiye kwira, ni igihe bugiye kwira cyane, ariko kandi dukwiye gukora ibyiza hakiri ku manywa. Mwamfura mwe rero, ndabakunda cyane, mugubwe neza cyane. Shalom shalom. Ubusobanuro bw'inzozi nakagaruka kuri Good TV Rwanda.